Yanyuze ku bari mu gipangu amwenyura akumangira umusore wabaga mu nzu yo haruguru. Yamaze gukomanga umusore aramukingurira. Akimusohoza umugabo yicayeho gato amureba mu maso atangira kurakara cyane. Uwo musore yaramubajije ati "Se ko warakaye cyane byakugendekeye bite? Wagize ikihe kibazo?" Uwo mugabo ati "Berante, ikinzanye kizasobanurwa n'abandi cyangwa se nzabisobanura ndi kuri gereza." "Naho tuje gukora iki? Bimeze bite? Abandi se bazabisobanura batari hano? Uzabisobanura uri kuri gereza gute se?" Arsene ati "Umuntu uzabisobanura neza ni Muganwa. Ariko reka icyo nje gukora gikore vuba. Nugira amahirwe uzagisobanukirwa utagifite ingingo zimwe na zimwe. Ariko nibyanga uzabisobanukirwa uri iwacu wa twese niba kuko abaho bashobora kugira icyo bamenya." Berante yarahagurutse aramubaza ati "Ese uri kuvuga ibiki? Uzi ko ari ubwa mbere twaganira none wumva ibintu uje uvuga. Ugiye gukora iki se? Ushaka kunyica? Uzi ko nteye ubwoba?" Aho kumusubiza Arsene yahagurutse kuri matera aho yari yicaye amufata mu ijosi amusunikira ku gikuta. Berante yakubise umutwe ku mabuye amaraso ava mu mazuru. Agiye kweguka Arsene yongera kumufata mu ijosi afata umutwe awukubita ku mabuye ku gikuta ubugira kabiri. Umusore agwa hasi ntiyongera kunyeganyega. Yabonye amurangije asohoka mu nzu ye akurura irido neza n'urugi. Yanyuze ku bantu bo mu gipangu amwenyura nkaho nta cyabaye cyane ko nabo batari bamwitayeho. Bibwiye ko ari bisanzwe kubwo arakana avuye kubaza Berante mu nzu. Akigera mu nzu ye yasanze Muganwa nawe ntawe uhari. Yagarutse mu gipangu yigira umwe mu bagore bari bahicaye bareba filime amubaza niba amubonye amubwira ko ntababonye. Ntiyari yigize asohoka mu gipangu kandi umuryango wari umwe basohokeragamo. Arsene yaramusize mu nzu. Kuba baraho hanze baramubwiye ko atigeze abanyuraho byaramucanze asubira kurebera mu nzu. Yari inzu y'icyumba kimwe kitagira icya kabiri ariko yagiye gushakisha. Yeguye matera kurura umufuka w'amakara aramubura. Yafashe utwenda twe twibanze adushyira mu gikapu ahita asohoka yihuta. Muri iyo minsi yari ari gushwana cyane na Muganwa. Muganwa yabonye ukuntu yari yarakaye muri ako kanya asohotse ngo agiye kureba Berante ahita asohoka mu nzu nawe ahagarara muri doshe. Abantu hafi ya bose bogaga mu masaha yo mu gitondo kandi ubwo bari nka saa 11 z'umugoroba. Yahagaze muri dushe afite ubwoba agamije kuza kuvamo nuko Arsene acururutse. Yarakaraga vuba cyane ariko umujinya nawe ugashira vuba kandi ntabike inzika. Icyari giteye impungenge nuko yabaga yarakaye yakoraga ibintu bibi cyane byashoboraga no gushyira abandi benshi mu kaga. Arsene yabonye ko abuze Muganwa ava mu nzu ye. Akigera haruguru gato mu mbuga umuriro warabuze. Ubundi cyatumye afata Berante akamukubita ku gikuta yanataka ntihagire uwo hanze umwumva nuko muri icyo gipangu bose bacurangaga amaradiyo n'amabafure. Abari bicaye mu mbuga bari imbere y'umuryango umwe muri bo witwaga Mama Sano bari kureba filime. Mama Sano yabaga yacometse amabafure wagira ngo ari gucurangira umurenge wose. Habaga hari urusaku ku buryo rwose nubwo Berante yari gutaka ate batari kumwumva kubera ko televiziyo yari ihise izima kuko umuriro wari ubuze nta kindi bari bakirangariyeho. Buri wese yarebye mu cyerekezo cye. Akana k'agakobwa kitwaga Sano karebye uko uwo mugabo yasohokaga mu gipangu yihuta ariko mu kureba arenga akabona amaraso menshi cyane asohoka mu muryango wa Berante. Yari amaraso menshi cyane birenze ukwemera ku buryo bose bahindukiye rimwe umutima ukabavamo. Bagize ngaho ari bahabagiye inzovu amaraso yayo akaba ari yararimo gusohoka. Yari menshi cyane birenze uko bitekereza ugereranyije n'amaraso yava mu muntu umwe. Bakiyabona bakibuka ukuntu Arsene yinjiye aseka akongera kugaruka babaza aho Muganwa yaba ari agahita apakira imyenda akagenda kandi ari waherukaga mu nzu ya Berante. Bahise batekereza ko bwari umwishe. Nta gutinda cyane bahise bihutira gusunika urugi ngo barebe ko Berante yaba akiri muzima nubwo ibimenyetso byagaragaraga ko yapfuye. Basunitse urugi babona umusore atari guteraguza yuzuye amaraso ahantu hose. Icyatumye amaraso aba menshi cyane birenze urugero Sukara yari yamuvuyemo gusa. Ahubwo mu gihe Arsene yamufataga akamukubita ku gikuta umusore yatangiye gucira amaraso akomeje kumuhonda haravirirana. Uko kurwana nawe agamije kumwica ntiyabikoraga batuje. Babanje gusa n'abagundagurana ijerekani yari irimo amazi go hasi atangira gusohoka mu make make. Arsene rero kuko yabonaga ko amazi ari kujya muri matera yanze kuyegura bitewe n'ubwoba ahita yisohokera. Berante utari wagapfuye neza yagerageje kwikurura ngo agere ku muryango ariko imbaraga zirabura burundu asa nk'uhereye. Uko amaraso yakomezaga kuva niko yihuzaga na y'amazi yavaga mu ijerekani kuko inzu itari pavumye neza mu buryo buringaniye. Hari harimo ahantu hameze nk'harimo akanogo gato amazi yatinze gusohoka kuko yabanzaga kuhahurira. Uko yakomezaga kuhirondera ahura n'amaraso byarivanze mu mutuku. Mu gusohoka hanze aca mu muryango bo wiboneye ko hari amaraso gusa. Mama Sano abagore babiri barebanaga filime n'abandi bana 6 b'abakobwa n'ab'abahungu bakibona Berante aryamye hasi nta kunyeganyega bateye induru cyane maze n'abari mu gipangu bose batangira kuza bashungera. Cyari igipangu kigari cyane. Nyiracyo yari yarubatse utuzu duto duto twumba ukuntu tubiri cyangwa se kamwe agamije kujya dukodesha abantu. Cyabagamo imbuga 3 igipangu ari kimwe. Abo muri icyo gipangu bari batandukanye ariko biganjemo abagore bafite abana babarera bonyine.
Mu gipangu cy'imiryango 20 hari harimo abagabo 3 gusa babanaga n'imiryango yabo. Indi miryango igera nko muri 12 yabagamo abagore bafite abana batabana n'abagabo babo. Bamwe muri bo bagiraga abakozi bo mu rugo ariko nabwo bari abakobwa. Indi miryango yari isigaye yari irimo abasore nabwo bose babana ari babiri usibye Berante wiberaga wenyine. Abo bose nta numwe utaragiraga iradiyo kandi abandi ntibaburaga gucuranga ngo nuko umwe yabaga yacuranze cyane. Ako kavuyo k'umuziki ukongeraho ak'abana bato babaga bari muri icyo gipangu katumaga n'umuntu usakuza cyane batamwumva. Bakibona ukuntu Berante bari bamwishe bari hanze, imitima yabo nawe yabaciriye urubanza. Bo biboneraga yapfuye, batangiye kurira batakavuyo ka hano niko gatumye Arsene amwica ntitumwumva atabaza. Buriya yasakuje ntitwamwumva. Mama Sano yikundiraga Berante kuko yamuhaga indirimbo nshya n'amafilime agezweho. Ikindi akaba yari umwana mwiza wanamwitirizaga sharijeri muri iyo minsi, akamuhimba burasoje guteka, mbese bibaniye neza. Ariko yagiye kumwegura, abandi bati muramenye ntimumukoreho mutarahamagara polisi. Umwe mu bakozi bo mu rugo nawe wazaga gufata amafilime yumvise abantu basakuza cyane dore ko yari yiryamiye aza kureba ikibaye. Yasanze bose bashungereye bari gutera akavuyo, nta numwe wigeze ahamagara ambulance. Uwo mwanya yarayihamagaye ababwira ko hari umuntu wagiriwe nabi uri kuvirirana, biri gukekwa ko yanapfuye. Ibitaro byari hafi cyane, nta minota 5 yari kugeramo batahageze. Uwo mukobwa Lucky yahise ahamagara polisi ababwira ko hari umuntu wiciwe mu gipangu. Mama Sano yabonye ko ari kuvugana na polisi ahita asakuza avuga cyane ati umuntu wamwishe asohotse mu gipangu aragiye. Yambaye inkweto z'umukara zifite akabara k'umweru hasi, ipantaro y'itisi ijya gusa n'umuhondo ariko yacuyutse, ishati y'ubururu kandi ahetse agakapu k'umweru. Ubwanwa bwamurariyeho anyuze ku biro by'akagari n'umutangiye ntiyabacika. Mama Sano na Lucky banze kumvira bo mu gipangu bari bategereje ko polisi banza kuhagera batanayihamagaye. Begera Berante ngo barebe ko akiri muzima. Baramweguye bumva agihumeka nabo barishima cyane. Bariruhukije noneho batangira guhangayikishwa nuko ambulance yasaga n'itinze kandi wenda bari kugerageza bakamuramira kuko yari akiri muzima ukuntu. Amaraso yose yavaga mu kanwa, mu mazuru no ku bikomere byari byaje ku mutwe wose. Baramweguye batangiye gutekereza icyo kumukorera ngo bamufashe, bumva ambulance ije yihuta. Aho hantu hari ku muhanda ariko ambulance ntiyari kugera neza ku nzu yari arimo ngo igere ku gipangu neza. Ku mugezi we bamuteriye ntibyari kurenza umunota. Mu gihe bamuteruraga Muganwa bari bazi ko atari muri icyo gipangu yaje arira, aza kurikira bari bateruye Berante bamwerekeza ku modoka. Muganwa yishinjaga amakosa y'ibyari bibaye byose. Yari yarabwiye Berante ko ari umukobwa, ko nta mukunzi agira ndetse akanyuzamo akamubwira ko amwikundira. Aho Arsene ahagereye yamubwiye ko ari musaza we waje gukorera muri ako gace akanga gukodesha ahandi kandi nawe afite ahaba. Berante nuko yatekerezaga mbere yuko bamumena umutwe atazi icyo Arsene yafataga nka musaza wa Muganwa yari amuhoye. Icyo kinyoma Muganwa yamubeshye agakomeza kumwitwaraho nk'umukobwa nicyo cyari kibaye intandaro ya byose. Muganwa akiri muto yari umukobwa mwiza cyane abasore bikundiraga. Uko bamubwiraga ko ari mwiza bakamwereka ko ntacyo batakora ku bwe, harimo no kumuha amafaranga, kumugurira imyenda, amatelefoni n'ibindi bintu abasore bahunga abakobwa, byatumaga umuterese wese atamusubiza inyuma. Ikintu cya mbere yarebagaho si ukuba umuntu amukunda, ahubwo yarebaga ku cyo yashoboraga kumuha. Muri uko gukundana n'abantu bose baba bakuru n'abato yisanze yasamye. Akenshi yibwiraga ko azi ubwenge akanga kwikingira avuga ko azi kubara iminsi ye neza. Ibyo rero byatumye bamutera inda kandi rwose byaramugoye kumenya uwayimuteye uwo ari we. We yisanze yasamye, nta kundi yari kugira, yemeye kuyitwita ntiyagerageza kuyikuramo. Nawe akimara kubona ko yatwaye inda mu gihe itari yakagaragaye neza yakomeje gukura abasore amafaranga arayazigamaga azayakoresha mu gihe cyo kubyara kuko nta kandi kazi yari afite. Amahirwe yagize nuko iwabo banze kumusakuriza cyane, ahubwo bakamubwira ko ikizamubaho cyose azirwariza. Mu gihe yari atwite hari umusore wimukiye mu gace k'iwabo batangira kujya baganira kenshi. Uwo musore yarahagaze anywe no kuhakorera ibiyede kuko yabaga ari hafi yo kwa Muganwa. Muganwa yajyaga kumusura akamutekera akanamumesera. Uwo musore ari we Arsene ntiyatinze kumukunda kandi atwite. Yarushijeho kumukunda ubwo Muganwa yamubeshyaga ukuntu yatwaye inda nawe atazi uko bishoboka. Yaramubeshya ati ubundi nijye mukobwa witondaga muri aka gace. Rimwe rero natangiye kugira inshuti z'ibirara hanyuma ziransohokana. Twageze mu kabari nubwo ntanywaga inzoga nanjye ndirekura ndazinywa. Nongeye gukanguka ndi mu cyumba cya hoteli ntambaye ndi njyenyine. Sinari nzi ukuntu nahageze, nibukaga nsaba icupa ryo kunywa gusa. Nawe urabyumva nahise mpamagara umwe mu bakobwa twari twajyanye mubaza aho bari. Yarambwiye ngo babaye witahiye ngo nze kureba muri telefoni yanjye ndabonamo nimero ze wenda. Nababajije uwo bavuga uwo ari we. Aranseka arambuza ati none se umugabo wemereye ko muraranura mwibagiwe? Yazindukiye mu kazi yagusiga mu cyumba. Nushaka umutegereza agaruke murarane cyangwa se n'ubutabishaka umuhamagare nabwo umubwire ko witahiye. Byose ni amahitamo yawe. Yakomeje kumubeshya ati nararize ndahogora nambara vuba nsohoka muri hoteli meze nk'umusazi. Numvaga mfite ikimwaro kandi narababaraga cyane.
ariko nagize isoni nihagararaho ntega moto. Nageze mu rugo mpita ndyama, mara iminsi nk'ine meze nabi batazi icyo nabaye. Ku bw'amahirwe natangiye kumera neza, ariko sinatekereza kujya kwa muganga cyangwa gutanga ikirego. Sinari kurega uwo mugabo ntarinze kuko n'izo nimero ntizari ziri muri telefoni barambeshyaga, kandi sinari kurega abo bakobwa ari njye wabisabiye ko tujyana nka ngoma yoga ngo ndi kumva uko biba bimeze. Nyuma y'iminsi mike nisanze narasamye, nagize ubwoba nkomeza kuyisha, gusa sinatekereza kuyikuramo. Nyuma y'amezi 2 negereye mama ndabimubwira, mubwira byose ntacyo muhisha. Nawe yanshimiye ko nanze kwica umuziranenge nari ntwite. Ni niyo mpamvu mba hafi. Uwanteye inda simuzi, ariko byabaye rimwe bimviramo gutwara inda. Ikosa nakoze rimwe sinzaryibagirwa. Arsene yamugiriye impuhwe, urukundo rurikuba. Muganwa nubwo yari atwite, yari afite itoto asa neza cyane, ahumura ntacyo wamunengaho, kandi yamwitagaho bidasanzwe. Yabishaka akajya no kumutekera ku mugoroba avuye mu biyede. Igihe cyarageze, Arsene amubwira ko amukunda. Umukobwa yarabyanze ati wankunda kandi narahuye n'ibyo byose, ikindi nkaba ntwite. Nawe ati oya, ko twite si ikibazo, inzira byanyuzemo zirumvikana, ntibyatewe no kwiyandarika, ahubwo byabaye inshuro imwe gusa, ni wari wabipanze, wowe unyemerera gusa dukundane. Muganwa yarabyemeye atangira gukundana nawe. Akimwemerera urukundo, umusore yafashe inshingano, icyo yabaga akeneye cyose yaramufashaga. Igihe cyo kubyara cyageze, Arsene akiri mu gace k'iwabo, none ari gukora mu miyoboro y'amazi, ku buryo yemeye bakajyana mu isoko bakagura imyenda y'umwana, akanagurira Muganwa imyenda ye bwite. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa byabaye ngombwa ko Arsene abona akazi mu mujyi arahimukira, kuko yari azi gukanika ibinyabiziga. Yabonye akazi mu igaraje. Aho mu igaraje bagiraga abakiriya benshi, ku buryo yaheraga mu gitondo akora agataha nimugoroba. Akazi ke yabaga asabwa kukagiramo saa 12, yagasoza akajya gutera utundi turaka, ku buryo yisangaga ari gutaha saa 5 z'ijoro, bikaba buri munsi, akaruhuka ku cyumweru gusa. Amafaranga yabonaga yakuragamo yo kohereza Muganwa ngo yite ku mwana we w'umukobwa nawe yiyiteho. Yamubereye nk'umubyeyi, amuha buri kimwe yifuzaga, bidatewe n'uko yakoreraga menshi, ahubwo bitewe n'urukundo rwinshi yamukundaga, akamukundira n'umwana we. Yanabyongeragaho akantu k'impuhwe, akumva ko Muganwa ashobora kuba afite ihungabana ry'ibyamubayeho mu ijoro aterwa inda, kuko yumvaga baramuhohoteye. Umwaka umwe warashize, 2 irashira. Mu mwaka wa 4 umwana amaze kuba yasigara mu rugo wenyine, Arsene amushakira akazi mu mujyi. Kubera ko yari atandukanye n'aho yakoreraga ari kure, yemeye kumukodeshereza inzu, amushyiramo ibintu byose bikenerwa mu nzu, birimo ibyo kuraraho, intebe, ameza n'ibikoresho byo kwifashisha mu guteka. Icyo gihe nabwo yakomeje kumutunga, mu gihe Muganwa yakoraga muri restaurant yaho hafi bataramuhemba amafaranga y'umushahara wa mbere. Ikibabaje ni uko iyo restaurant amaze ukwezi kumwe gusa, nyirayo baramufunze kuko aribyo tubaherezaga mu kandi kazi ke, bigira ingaruka no kuri restaurant nayo irahagarara. Byari bisobanuye ko Muganwa abuze akazi kandi ntiyari gusubira iwabo. Yabaye muri iyo nzu ategereje ko yabona akazi ahandi, atuzwe na Arsene waramwikundiye ntacyo yitayeho. Muri iyo minsi yari yarabuze akazi yibana yitabwaho na Arsene, nibwo mu gipangu himukiye umusore wundi, Berante. Abantu bo mu gipangu bose wasangaga bazinduka kare bigira mu kazi kabo. Muganwa na Lucky bo birirwaga mu rugo, kuko Lucky yareraga umwana we nta handi ho kujya yabaga afite umunsi wose, ariko yirirwaga ahuze, amesa imyenda, ateka kandi akita ku mwana. Umuganwa yahoraga yiryamiye kuko ntacyo gukora yagiraga, yewe no guteka yatekaga rimwe na rimwe. Na nyuma y'ukwezi Berante ahageze, abo mu gipangu bakamenya ko yirirwa mu nzu ntagire aho ajya, agahora yicaye ku mashini. Wa mukobwa wo mu rugo rumwe rwo muri icyo gipangu, Lucky, yatangiye kujya amuzanira flash ngo amushyire indirimbo zigezweho. Iyo nzu yabagamo yari agashamburete ari akumba kamwe, ku buryo wazaga wese yabaga areba ibintu byose birimo. Lucky yafataga filime yicaye kuri matera ye. Abo mu gipangu batangiye kumenya ko atanga filime n'indirimbo zigezweho, abari bafite amateleviziyo barimo na Mama Sano bakajya baza gushyirishaho. Mama Sano yacururizaga mu isoko, nawe yari umugore ukiri muto ariko afite abana 2 bari mu kigero cy'imyaka 6. Umugabo we yari yaramutaye mu nzu bakodeshaga mu myaka 3 yari ishize, amuhoye kumuca inyuma inshuro nyinshi. Bagitandukana yagiye gukodesha mu mujyi, ariko bitari mu mujyi neza cyane, hagana mu nkengero, atangira kwicururiza imboga n'imbuto ku gataro. Andi mafaranga yo kumufasha kubaho yayakuraga mu bagabo bamusuraga cyangwa se we ubwe akabasura. Mu kujya gufata filime yajyanaga flash agahita yisohokera, Berante yamara kuzimushyira akayimushyira hanze. Muri iyo minsi ho sharijeri ya telefone yari yarapfuye, akaza gutira Berante yo yakoreshaga, kuko yagiraga 2, yamuhayemo imwe amubwira ko azayimuha nawe n'ubushobozi bwo kugura iye. Basaga nkaho bibereye inshuti nubwo bataganiraga, ariko bahuzwa no kuba yaramutije kandi akajya amwihera ibigezweho byo kurebana n'abandi muri televiziyo ye. Kubera ko Berante abantu batangiye kumumenya bakamuvuga neza, Muganwa wirirwaga mu nzu wenyine yemeje kumwiyenzaho. Avuye muri dushe kuko bakoreshaga imwe mu gipangu, yamusabye guhagararaho gato. Yamubajije amazina ye, anamubaza niba hari ingaza amuha akantu undi arabyemera. Nka nyuma y'iminota 10 Muganwa yaraje ati sinashaka kugira icyo ngusaba kuko muri iyi minsi nta telefone mfite ngo wenda wampa filime, ahubwo nshaka kumenya amazina yawe, ibyo ukora, mbese nanjye ngakumenya nk'uko abandi bakuzi,
njye nitwa Muganwa, ndi umukobwa ndibana, muri iyi minsi nta kazi mfite, mura mu nzu nkawe. Berante nawe yatangiye kumusobanurira akazi yakoraga, kari ako gukora amashusho y'indirimbo z'abahanzi, ariko kuko atari yakamenyekanye cyane ngo abe icyamamare, yakoreraga abahanzi bakizamuka. Yari afite ubuhanga buhanitse mu kweditinga, ku buryo hari abandi bantu bamuzaniraga amashusho babaga bafashe we akayahuzahuza neza, agashyiramo amabara n'ibindi. Ibyo byatumaga ahora ku mashini mu nzu, agasohoka gake cyane gashoboka. Iyo nzu yabagamo yari ifite igikuta cy'inyuma cyari cyubakishijwe amabuye. Nyiri igipangu yabikoraga ari cyo ku nzu zari zegereye ku irembo cyane, yarazubatse atyo ngo wenda n'uwazatobora ashaka kwiba bizamugore. Muganwa yarabyishimiye, atangira kumusaba kumwereka zimwe mu ndirimbo yakoze. Byarushijeho kumushishikaza mu gihe yari akiri aho kazi umuhanzi yafanaga. Uwo mutipe w'umuhanzi yaje yambaye agapfukamunwa n'igipira kirekire ku buryo nta muntu wari kumumenya, yishe mu maso, amaze kwinjira abikuramo. Muganwa yatinyemo, abona ko burya Berante babanaga mu gipangu adasanzwe. Nawe nk'umukobwa wakuze yarakuyeho, kubona uwo musore nk'uwo byamwibagije ko yari umugore. Kuvuga ko yabyaye kandi ko ari umugabo uri kumwitaho muri iyo minsi yabishyize ku ruhande, akomeza kubeshya Berante ko ari inkumi. Kandi ukuntu yari mwiza yiyitaho ntiyari kubishidikanyaho. Yaramubeshya ati njye mbayeho gutya bisanzwe, ubu nta kazi mfite, ninkabona nzongera njye ngenda, iyo ngafite mira mu museso nkagera nimugoroba ntari hano. Uwo munsi yaganiriye n'umuhanzi uko abyifuza, umuhanzi nawe areba indirimbo yaho yari igeze hanyuma arigendera. Guhera uwo munsi Muganwa yazaga mu nzu ye, ngaje kuba hari gusa kugira ngo aticwa n'irungu. Kuko Berante yabaga yibereye ku mashini, yarazaga akamuha telefoni ye bwite, undi akaba yirebera filime ntibanaganire. Ibyo byose byabaga rero byatumaga mama Sano ababara, atitaye ku kuba yari afite abana babiri. Akumva uwo Muganwa atakaba yinjira ngo ahamare amasaha arenga 3, atangira no kumuserereza mu bandi kubwo baba bari mu byaha ko yararuye umusore w'abandi. Nyamara ariko iyo hazaga rimwe na rimwe agasanga bari kumwe, yarabibonaga ko nta birenze, ko biba ari ukuba hari gusa ngo aticwa n'irungu. Kandi Lucky kuko inzu babagamo yari yegeranye n'iya Berante, baganiraga kenshi mu gihe yabaga atetse, ku buryo nabo bari baribereye inshuti. We rero yarabizi ko Berante ari umwana mwiza. Berante yanamuhaye umuntu w'inshuti ye, avuga ati ndamutse ngize ikibazo cyatuma ntabasha kuvuga, wazahamagara umuntu ukamumenyesha ibyabaye. Muganwa rero kugira ngo yumve ko ibyari bimubayeho yabigizemo uruhare, nubwo yari yapfuye n'umugabo we ko abantu bose bavugaga ko akundana na Berante, kandi nta wundi wari wabateranyije utari mama Sano. Muri iyo minsi umugabo wa Arsene yagize amahirwe, bamwimurira hafi y'aho yakodesherezaga Muganwa. Babiganiraho bemeranya ko atajya gushaka inzu ahandi, ngo ajye ateka agira ate, kandi byoroshye ko yajya akora ataha kwa Muganwa. Yaraje arahaba, Muganwa yanga kubwira Berante ko wari umugabo we, ko bahararana nk'abashakanye, ahubwo umubwira ko ari musaza we. Ibyo n'ubundi ntacyo byari bimubwiye, we nta cyifuzo yaramufiteho ngo wenda amubwije ukuri byatuma atamutereta, nta ntego yabyo yari afite. Uko Muganwa yazaga mu nzu ya Berante akamuha telefoni ngo arebe, yasanga ari kuruhuka bakarebana filime ndende ku mashini, niko Berante yanabikoreraga, ariko iyo yabaga ahageze agasanga ntacyo ari gukora. Muganwa rero yabyegerezaga umutima, akiyumvamo ko Berante yafataga nk'umuntu urenze nawe yamwikundiye. Ariko icyumweru Muganwa yahinjiye yambaye agakote karekare. Akihinjira haje undi muhanzi wari uje kurebaho indirimbo yindi bari baherutse kumukorera igeze bayitunganye. Mu kumwakira yasabye ko bamuzanira yawurute. Berante yagiye kuyizana, ariko ajyana na Muganwa, umuhanzi asigara mu nzu wenyine. Bageze mu muhanda Muganwa akuramo ikote ngo aritware mu ntoki. Berante ati zana ako gakote ndebe ko kankwira. Yarakamuhaye, akambuye abona kanamubereye. Bazengurutse mu mabutike yose bashaka yawurute, baburamo iyo mu gacupa k'umweru kandi ariyo bifuzaga. Kubw'amahirwe barayibonye, noneho bayizanira umuhanzi. Bagarutse mu gipangu Muganwa atwaye envelope bari bayishyizemo, banaguriramo amagi atetse. Berante nawe yambaye agakote ke karekare. Mama Sano nabyo yarabibonye, ibyo bimurya ahantu ariko ntiyabyerekana. Binjiye mu nzu barya amagi, umuhanzi nawe afata akayawurute ke, hanyuma Muganwa basohotse ariko asiga ikote. Nta n'iminota 10 ishize, uwa muhanzi nawe yaragiye amusiga mu nzu ye wenyine. Uwo munsi Arsene nawe yavuye aho yari yagiye mu masaha ya 10. Yarahageze mama Sano aramuhagarika ati Arsene, nshaka ko tuganira, hari ikintu nifuza ko witaho ukagikemura hakiri kare. Yamuhaye ikaze mu nzu, aratangira ati umugore wawe yamaze kurarura umwana w'abandi, ahora amusanga mu nzu akamaramo umunsi wose, ubu nta giteka batekera hamwe. Rimwe na rimwe ibyo kurya gusigira yabitekeye kwa Berante, ubu baranywanye. Ikimbabaza nuko imyenda yawe Berante asigaye anayambara. Ibaze kuguca inyuma umuntu wagutwaye umugore akanambara imyenda yawe, kandi se we nabishyiraho kuko Muganwa yamubeshye kuri musaza we. Rero ajyayo Berante akamukoresha uko abyumva azi ko ari umukobwa. Uyu munsi ho byambabaje kurushaho, biriwe bazenguruka imihanda yose. Ese uratekereza nta ngaruka byakugiraho? Uriya musore uzamwihanangiriza ariko umugore wawe ajya amubuza kwinjira mu nzu ye, cyangwa se ubuze umugore wawe ari we kuko niwe umwihunzaho, mumaze kuba inkuru mu gipangu hose. Iyo utashye ukaza umuzaniye impano, bamwe baraseka cyane bakavuga bati ubu uri gufatiraho Berante abagereje. Arsene yararakaye ashimira mama Sano wari urusaba mu gipangu cyose akamuha ayo makuru.
nyamara Mama Sano yabateranyije bitewe n'uko yifuzaga kujya yigira kureba Berante nawe akahamara uwo mwanya, yabyemera akajya anaharara. Inzitizi yari Muganwa wabaga wamutanzeyo. Gusa Berante yaritondaga ntabwo ari kubyemera. N'ibyo Mama Sano yaramuvuzeho n'ibyari byo ntabwo yari yagakoze ku mugore w'abandi. Uretse ko yamufataga nk'inshuti, nta kindi cyari kibirimo. Abantu Berante yaramaze kubona ko yasaba ubufasha mu gihe runaka, mu gihe ari kuba bukeneye, bari Lucky na Muganwa kuko aribo baganiraga kenshi, bamufata nk'umuntu uri mu kigero cyabo, bakamusanga mu nzu bamumenyera, mbese baramenyeranye. Abantu Berante yabonaga yasaba ubufasha mu gihe ari kuba bukeneye yari Muganwa na Lucky bonyine, kuko aribo bamumenyeraga bakamwinjirana mu nzu kandi bahagera bakamuganiriza nk'umuntu wo mu kigero cyabo. Arsene akimara gusazwa na Mama Sano yarababaye cyane, yishyiramo ko umugore we ahora amuca inyuma. Kuva atwite inda y'undi mugabo yamubaga hafi kugera muri uwo mwaka wa 5, kugura imyenda y'umwana atabyaye, akamuhahira, akita ku mugore, akamwishyurira inzu, akamugaburira, akamuha byose kugira ngo ase neza, yarangiza akamuca inyuma ku gasore nka Berante katari karigeze kamuvunikira na rimwe. Byaramurakaje birenze ibisanzwe. Yinjiye abaza Muganwa ati wowe na Berante muryamanye inshuro zingahe? Muganwa ati nta nimwe, njye sindaryamana nawe, ubundi ibyo bintu wabivanye he? Arsene ati nibyo nyituye, n'imyaka yose maze ndwana no kugusubiza agaciro. Ese nta nubwo wagira impuhwe ngo utekereze ko amafaranga avuna? Nagufashije nkiri umuyede, nkora mu miyoboro, ako kazi gasaba imbaraga nyinshi urabizi, ariko narihanganye nkwitaho kuko ngukunda. Ubu nirirwa munsi y'imodoka zishaje nkemera guhora nsa nabi ngo wowe use neza, ukabona ntacyo maze ugahitamo kunca inyuma ku gahungu nka kariya. Muganwa yashatse gusobanura mukubita urushyi rubi cyane mu maso ati wa mugore we uzakura mu mutwe ryari? Ushaka kumbeshya nifite ibimenyetso? Reka njye kureba ko ikote ryanjye riri mu nzu ye gusa, nindi sange ndanakwica. Ikote ryari rya Arsene riri mu nzu ya Berante, kandi kuko niryo yari yambaye mu gihe batemberaga bashaka yawurute. Yasohotse yarakaye cyane, Muganwa yibonye apanga uko yacika, ariko kuko Berante yabaga hafi y'umuryango wo ku irembo ntiyari guhita ahanyura. Arsene yashoboraga kumubona. Yigiriye inama yo gushaka uko yakwihisha muri dushe, wenda Arsene akabanza gucururuka. Arsene nawe yageze mu bantu bari mu gipangu agenda amwenyura, yinjira mu nzu ya Berante amwenyura, abona kongera kurakara. Nibwo yasanze ikote rye, umutima ukamuvamo, umujinya ukamwica, agahinda kakamurenga, akabona igihamya cy'ibyo Mama Sano yaramubwiye. Umugore yavunikiraga ari no gutegura uko bari kuzabana mu buryo bwemewe, akabanza kumwohereza iwabo, agafata irembo, agasaba, agakwa, bagasezerana mu mategeko no mu idini. Yaramaze kubona ko amuca inyuma, yari afite ibimenyetso nubwo bitari by'ukuri. Gusanga Berante yamarize ikote rye bwite mu nzu byamweretse kubwo nyine ibyo na Muganwa byageze kure, ibyo kuba bamuca inyuma bimaze iminsi. Kumufata akamuhonda ku gikuta yarabitewe n'ibyo byose, yararakaye bitavugwa, ntiyanashakaga no kumva ijambo ry'umugore we. Yamuhonze ku gikuta, asubiye mu nzu abura Muganwa, birangira ahunze atazi aho ari. We yahunze atazi ko Berante atahuhutse burundu, yari azi ko amwishe byarangiye. Yibwiraga ko umwanzuro ari uguhungira kure cyane, akamira gutandukana na Muganwa, ariko abizi neza ko atari kumuca inyuma kuri Berante. Ku rundi ruhande, Berante bakimwinjiza mu modoka, basabye umuntu wo kumugendaho Lucky yamaze kwinjira. Mama Sano nawe yarabyifuzaga, ndetse na Muganwa haburaga gato ngo yinjire, ariko Lucky yari yamaze kugeramo. Ambulance yaragiye, polisi nayo ititezamo. Bakigeraho, abo mu gipangu bose bahagaze hamwe, batega amatwi by'abapolisi bari bagiye kubabwira, ariko bo basabye ko umuntu waba wabonye ibyabaye byose yigaragaza. Mama Sano yababwiye ko babonye amaraso bakihutira kureba ikibaye, mu gihe Arsene we yaramaze gusohoka. Iperereza ryari ritangiye, bagombaga kumenya intandaro ya byose, bakamenya icyatumye Arsene yanga Berante bigezaho kugambirira kumwica kandi akanabigerageza. Binjiye no mu nzu ya Berante ngo barebe neza uko hari hameze. Ikintu cya mbere polisi yabanje kubaza yari imyirondoro ye, ariko nta muntu wari umuziho byinshi muri icyo gipangu. Yarahamaze amezi 2, ariko ntiyavaga mu nzu ngo aganire n'abandi cyane, keretse ubwo yabaga agiye guteka, dore ko yatekeraga hanze, nibwo yabaga ashobora kuganira n'ababaga bari mu mbuga. Nyuma yo kubaganiriza, abo bapolisi babaye bagiye, ntihagira uwo batwara, bose babasigaho. Icyakora mu bari baganiriye na polisi cyane hari harimo Mama Sano na Muganwa, kandi nubwo buri wese atarazi ibyo umwe yavuze, ariko bari batanze amakuru menshi bishoboka. Lucky wari wamugiye iruhande, yibutse ya nimero yari yaramuhaye arayihamagara. Ubu yari inshuti ikomeye ya Berante. Inshuti y'ikibyumva yanyerutse za ku bitaro, ihageze ubona uhamagara wo mu muryango we. Lucky yamusobanurira akantu ku kandi, amuha amakuru yarazi ibyo yakekaga ko Berante azize, byatumye Arsene arakara. Lucky we yagombaga kuba atashye akajya kwita ku kazi ke, Berante akarwazwa n'inshuti ye. Kubera ko Berante yari yakubiswe umutwe ku gikuta, byatumye agira ikibazo cyo mu bwonko. Kuko yari hafi gupfa, abaganga babwiye inshuti ye ko byanga bikunda ari kumara mu bitaro hagati y'ibyumweru 2 na 3, bitewe n'uko yari afite imvune ikomeye yo mu bwonko. Kandi nyuma yo gukira, bakekaga ko yashoboraga no kuzahorana ibibazo by'umutwe udakira, kwibagirwa vuba n'ibindi. Icyizere cyo gukira nubwo cyari gihari kuko bari batabaye ako kanya, ariko bari bafite n'ubwoba. Kubw'amahirwe, nyuma Arsene baramufashe. Yakurikiranyweho icyaha cy'ubugizi bwa nabi no kugerageza kwica umuntu,
kuko nubwo Berante atapfuye, igikorwa cyo kumukubita ku bushake mu buryo bwashoboraga gutera urupfu cyagombaga gufatwa nk'icyaha gikomeye. Mbere y'uko ashyikirizwa urukiko, iperereza ryo ryarakomeje mu gihe kimwe na Berante akiri mu bitaro. Nyuma y'iminsi 5 ibyo bibaye, Arsene afashwe yagejejwe mu rukiko ngo yisobanure ku byo yaregwaga. Mu kwisobanura yemeye icyaha, asaba imbabazi, avuga ko yakoreshejwe n'umujinya kubera amakuru yaramaze guhabwa na Mama Sano yuko umugore we yamucaga inyuma kandi yaramutangagaho ibintu byose ngo akunde abeho neza. Nubwo bwose Berante yarakiriho kandi hari amahirwe ko azakira, ntihabe habaho n'izindi ngaruka zikomeye kuri we nyuma yaho. Arsene wamukoreye icyaha cyo kugerageza kumwica anamuziza ubusa, bamuhanishije igifungo kiri hejuru y'imyaka 10. Kugerageza kwica umuntu byafashwe nk'icyaha gikomeye gishingiye ku bushake bwo kwambura undi muntu ubuzima, nubwo bwose bitabaye ngo bumwambure. Ku ruhande rwa Muganwa, nubwo ari kuba yasambanye nta cyaha yari afite. Mu mategeko, gusambana cyangwa gucana inyuma ntibifatwa nk'icyaha cyatuma umuntu afungwa. Gusa nanone nubwo bitari byarabaye, nta n'ikimenyetso cy'uko atabikoze cyari gihari. Icyo cyari ikibazo cy'umuryango cyashoboraga guteza agatanya cyangwa gushwana mu buryo bw'amategeko y'abashakanye, ariko byarabarebaga. Urukiko ntirwari gufunga Muganwa cyangwa ngo ahanwe mu bundi buryo ubwo aribwo bwose, keretse wenda iyo Berante bari munsi y'imyaka 18 bikavuga ko yamuhohoteraga. Mama Sano we yafashwe nk'umuntu wabeshya bigambiriye binyuze mu byo Muganwa na Arsene batangaje mu iperereza. Rake yasobanuye ko Mama Sano yakundaga abagabo cyane ku buryo n'umugabo utari we yamufuhiraga cyane yabonaga yita cyane ku mugore we bwite. Gufuhira Berante w'umusore byari byoroshye kuko yifuzaga kuba ari mu mwanya wa Muganwa ariko akabura ayo mahirwe. Bitewe n'uko icyaha cyo kubeshya bigambiriye cyamuhamye, bamuhaniye gutanga amakuru y'ibinyoma no gusebanya. Urukiko rwibukije ko amategeko ahana umuntu urega mugenzi w'icyaha gikomeye kandi nta bimenyetso afite, kuko ibyo bishobora guteza amakimbirane no kwangiza izina ry'umuntu. Mama Sano yatanze amakuru y'ibinyoma yateye Arsene kwibasira Berante. Amategeko yavugaga ko icyaha cyo gutanga amakuru y'ibinyoma cyangwa gusebanya bihanishwa igifungo cy'amezi 6 kugera ku myaka 2 n'ihazabu, bitewe n'uko ingaruka byateje ziremereye cyangwa zitaremereye. Ariko kuko muri urwo rubanza byaviriyemo Berante kugera hafi yo gupfa, urukiko rwafashe iki gikorwa nk'icyaha gikomeye cyane, bituma Mama Sano ahabwa imyaka 2 yuzuye n'ibindi bihano ku ruhande. Iyo aceceka ntabeshye Berante ngo amubeshyere kuri Arsene warakaraga vuba cyane, ntihaba harabaye ukutumvikana byagejeje no gushaka kumwica. Mu gihe ibyo byabaga, Rake yajyaga ku bitaro buri munsi agemuriye Berante n'umusore wari umurwaje. Iwabo wa Berante bari barabimenye, ariko ntibari kuva mu cyaro ngo baje kumurwaza, kandi inshuti yari yiyemeje kuhababera. Bazaga kumusura bagasubirayo, bagasiga amafaranga yo gukoresha mu bintu runaka, kandi bagakurikirana amakuru ye buri kanya. Hashize ibyumweru 2 ariko koroherwa, atangiye kuganira n'abantu. Rake wari uraho yamuganirije akantu ku kandi, yamusabye imbabazi mbere na mbere kubwo kuba atari yakamubwiye ko burya Muganwa yamubeshyaga. Muganwa yari yaramubeshye ko akiri umukobwa, kandi ibyo Rake yari abizi, kuko yitwaraga nk'umukobwa, byatumaga mu gihe bari kumwe mwisanzuraho ntashyiremo imipaka. Yanamusobanuriye ko nubwo bwose nta cyaha cyabaye hagati yabo, ko ariyo ntego Muganwa we yari afite. Yifuzaga kumufatisha akajya amukoresha mu nyungu zo guhaza amarangamutima ye. Yanamubwiye inkuru z'ukuntu Mama Sano yamukundaga, atabitewe n'uko ari umusore mwiza kurusha abandi, ahubwo bitewe n'uko yari yaramaze kubatwa no kwifuza abasore bose, cyane ko n'ubusanzwe yahoraga n'abagabo benshi agamije kubakuraho amafaranga. Berante yaramushimiye, ariko umutima uhita umuvamo. Yibutse ko imashini ze n'amatelefoni byose byari mu nzu, ubwo Arsene yinjiraga akamugirira nabi. Yari yongeye gukanguka ari mu bitaro, akeka ko ubwo babimwibye. Rake yamubwiye ko nta na kimwe bibye, ko bakimara kumujyana mu bitaro yahise akinga urugi, urufunguzo akarubika. Iminsi yakomeje kwicuma, igihe kigeze Berante baramusezerera. Yari yarishyuye amezi 5 mu nzu yakodeshaga. Byari ngombwa akagaruka mu gipangu. Abantu 2 bo muri cyo bari bafunzwe kubera we, ni ukuvuga Mama Sano na Arsene. Berante ntiyashishozaga na gake ngo amenye umuntu bari kumwe uwo ari we n'ingaruka ibikorwa bye bishobora kumuteza. Yigiraga umwana mwiza cyane agakabya, atazi guhakana, icyo umuntu amusabye cyose akaba yagikora nubwo cyamushyiraga mu bihombo. Yigiraga umwana mwiza cyane agakabya, atazi guhakana, icyo umuntu amusabye cyose akaba yagikora nubwo cyamushyira mu bihombo. Rimwe na rimwe Muganwa yazaga atabishaka, ariko akamugirira impuhwe zidafite aho zishingiye, akamureka akaba yibereye aho, atekereza ko ubwo amubujije hari ukuntu yaba amubangamiyemo gake. Ni kenshi yabonaga bimutera akajagari mu nzu, akumva atamushaka, ariko yaza ntagire imbaraga zo kumwirukana. Yarebaga ukuntu yari mwiza, byahurirana n'uko atagiraga umukunzi, akumva yafatiraho. Ahubwo nuko havutse ibyo bibazo, yari kuzisanga yaguye mu mutego we, kuko yaratangiye no kumutekerezaho mu gihe babaga batari kumwe. Yanatinda kuza kumureba ubwo akajya kumukomangira amusaba ko yaza bakarebana filime. Ibyo yabitekerejeho, yiyemeza noneho kujya yifata ntiyemere kugandwa n'amarangamutima atari iby'ingaruka mbi zishobora kubivamo. Nubwo bwose ibyo yakoraga umuntu atabyita ikosa, ariko kuba Muganwa ari umugore w'abandi ubwabyo byari ikosa, kuko yamwemereraga kuba ahari. Yari akwiriye gushishoza akamenya neza umuntu ahuza mu nzu y'uwo ari we. Amaze nk'iminsi 3 agarutse, Muganwa agiye kumusaba imbabazi. Mu bitaro yaramugemuriraga, akahava batavuganye kubera isoni, ariko kuko yari yakize yagarutse mu buzima busanzwe, yiyemeje kumwegera akazimusaba. Yaramubwiye ati, Berante, ndakwinginze ngo umbabarire. Nzi neza ko igihe cyose twabaga turi kumwe ari njye wabaga bigizemo uruhare rukomeye.
nariyoberanyije nkwereka isura itariyo, nigira ngo ndi umukobwa kandi mfite umugabo n'umwana. Nubwo bwose Arsene atari we se w'umwana wanjye nasize mu cyaro, ariko niwe unyita akamenyera buri kimwe mu gihe cyose ndi hano kandi akanita ku mwana wanjye uri mu cyaro. Twari tumaze ibyumweru 3 turi kubana nk'umugabo n'umugore mbere y'uko bamujyana, ariko mbere hose yamfashaga buri kimwe. Yishyuraga inzu, imyambaro, ibyo kurya n'ibindi tutaranabana, kandi ibyo yankoreraga niko yabikoreraga n'umwana. Mbabajwe nuko afunzwe kandi ari wangenderaga buri kimwe, ariko amakosa ni ayanjye kuko ari njye wananiwe kwifata. Hari igihe nabaga ndi mu rugo njyenyine mfite irungu, ngahita ntekereza ko nje kukureba wanganiriza wenda. Nari nzi ko urugwiro rwawe, umutima wawe wicisha bugufi, bizaba inzira yo kugufatirana nkagukoresha nishimisha. Berante, mbabarira kubw'amakosa yanjye, mbabarire kuko nzi ko wowe ubwawe utigeze ugambirira ikibi, ahubwo ari njye washakaga kugushora mu nzira itariyo. Mbabarira rwose ndakwinginze kugira ngo nanjye menye ko basi muri iyi sari umuntu wagerageza kunyumva. Berante nta kundi yari kugira, ahisemo kumubabarira kandi yarabikuye ku mutima. Nyuma yo kumubwira ko amubabariye, ako kanya Muganwa yapakiye utwenda twe twose asubira iwabo, kuko nta kazi yageragaho mu mujyi ngo wenda azabona ko yishyura inzu kandi yitonge. Kubera ko mama Sano abana be babiri bari bafite imyaka 6 ari impanga, papa wabo yabonye afundwa aza kuba twarajya kubirerera. Ahubwo we nabyo yifuzaga kuva kera, yashakaga kubirerera mama Sano akabyanga kuko yishoraga mu ngeso mba agatekereza ko n'abana bazabimwigeraho. Nta mugani yakundaga nk'uvuga ko yibahetse ababwiriza wo mu mugongo. Ikosa ryatumye atandukana n'umugore we, yabonaga azaryanduza abakobwa be Sano n'impanga ye. Kubera ibyari byaramubayeho, Berante yatangiye gutinya abakobwa ku buryo atongeye no gutekereza kugira umukunzi. Nareko wamubaye hafi akamuhamagara inshuti ye ngo izimurwaje, akajya agemura, akamuhumuriza kandi agakomeza kumufasha mu bindi nyuma y'uko atashye ataragarura imbaraga, aho akiriye neza yatangiye kumugendera kure. Yamubujije no kuzagaruka mu nzu ye ngo ahicare, yaba akeneye ikamuha indirimbo akamuha furashi hanze, yamara kuzishyiraho akayimusubiza. Nyuma y'amezi 5 yari yarishyuye inzu, yabonye ataguma muri icyo gipangu yimukira mu kindi. Kugeza uyu munsi aho yimukiye ntihakiba. Ubu ni umwe mu bantu bakomeye mu gufata no gutunganya amashusho kandi yateye imbere mu buryo bugaragara. Ikintu abantu bamuziho ni uko atinya abakobwa, nawe bagira n'ubucuti ubwo ari bwo bwose n'uwo bavugana baba bahujwe n'akazi. Kuva Arsene yagerageza kumwica muziza Muganwa, arabareba bose akabashyira mu gatebo k'abashobora kumuteza ibyago. Nubwo atekereza kuzashaka umugore akubaka umuryango nk'abandi bose, nyuma y'uyu mwaka n'igice ushize ibyo bimubayeho ntarakira mu marangamutima ku buryo yasubira mu rukundo aka kanya. Naha dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi, ngushimira cyane aho tugeranye ku musozo. Nizere ko ukomeje kubana natwe no mu zindi nkuru dukomeje kunyuza kuri uyu muyoboro. Ntuzacikwe.